dutangiranye n'umudamu utwite, umudamu uri kugenda disi ameze neza, gusa arimo aragenda ibise byahise bimufata. Ibise mu kumufata yahise asakuza byibuza ngo arebe ko hari umuntu wamufasha, ati mumfashe byibuza mu ntabare, ati inda iramfashe. Yarahamagaye byibuza ngo arebe ko hari uwamufasha, gusa barakwereka ahangaha, barakwereka nyirabukwe akimara kubyumva yahise nawe, ndagira ngo ukurikirane neza hano hantu neza witonze. Ubundi ba nyirabukwe b'abantu ntabwo bakunze kuba babi, ariko ndagira ngo witegereze neza ahangaha uraza kuza gusobanukirwa nyuma y'uko amaze kwikubita hasi. Yabonye ko disi muri uru rugo ari ibintu bikomeye cyane kuba yabona ubufasha. Ubwo barakwereka ahangaha agiye kubona umugabo waraje muri ako kanya. Gusa uyu nyirabukwe amaze kubona yuko umukazana we ahuye n'ibibazo, uyu nguyu yangaga umukazana wiwe amwanga cyane, arangije arishima. Ibigaragara yarishimye mu kubona uyu mukazana wiwe ahuye n'ibibazo, biramushimisha cyane. Arangije nawe icyo yakoze yahise yinyereza. Ndagira ngo ukurikirane akantu ku kandi. Uyu nguyu uri imbere ati mumbabarire mumfashe, ati nkeneye ubufasha bwihuta. Uyu mudamu uri inyuma nta kindi kintu yakoze, yagize gutya arinyereza. Amaze kwinyereza yikubita hasi gake mu buryo disi busa nkaho butunguranye. Yikubise hasi nyine mu buryo busa nkaho yateguye. Amaze kwikubita hasi arasakuza ngo nyagasani mu ntabare, dore mpuye n'ibibazo bikomeye cyane. Uyu nguyu nawe ati ndashaka ubufasha, dore nikubise hasi kandi ndatwite, ati nshobora kuza guhura n'ikibazo gikomeye cyane, ino nda ikaza kuvamo, mumfashe mu ntabare mvi hano. Ni umudamu uri kubivuga, gusa uyu mudamu akiri muri ibyo ngibyo ubwo bivuze ngo nyirabukwe n'uriya uri inyuma, ndetse nawe hari icyo yahise akora, yigwisha hariya ku maesikariye kugira ngo ataza kuza gutabara uyu nguyu. Barakwereka ahangaha uyu mugabo disi yagize gutya araza, arangije ati byabugenze bite kumbona mwese muri hasi, ati se ndafasha ndeke nde. Uyu mugabo disi yagize gutya abona nyina, abona mama we ari hariya hasi. Arangije aravuga ati uko byagenda kose mama wanjye niwe ufite agaciro cyane kurusha uyu mugore, reka njye gufasha mama. Uyu nguyu ati rwose sheri, ati ntabwo ubona ko nikubise hasi, ati mama warabeshye ntabwo yikubise hasi, ati nibyo yikoresheje. Uno musore ntabwo yigeze disi abitindaho ngo agire byinshi abyibazaho, gusa uno musore abona umugore we disi yikubise hasi, ndetse ibise bihita bimufata. Umusore byaramucanze, abura uwafasha, asi ndatabara nde. Nicyo kibazo cya mbere yabanje kwibaza. Ari kwibaza ibyo ngibyo yahise agira gutya aza yihuta byibuza, dore ngo araca ku mugore we, noneho akajya gutabara nyina. Bivuze ngo umugore we asigaye ahangaha, uriya mugabo afata icyemezo cyo kuba yajya gutabara nyina. Uyu mudamu asigaye ahangaha avuga ati koko sheri urabikoze koko, ukoze ibintu bitari byiza, ati kunshaho byibuza ugatabara mama wawe, ati kandi nakubwisha ukuri ko mama wawe wateguye bino byose, ati koko nukumeze nyagasani. Ni umudamu uri ahangaha. Barakwereka ahangaha uno musore nta kindi yakoze, yagize gutya aza gutabara nyina. Aho gutabara umugore we atabara nyina, ati mama umeze neza, ati se bigenze bite nyagasani. Nuko yatangiye kumubaza. Nyina arangije aramubwira ati mwana wanjye, ati ubwo namanukaga kuri izi sikariye namanutse nyine mfite puresha numva nameze neza, ariko ngeze hano hasi nikubita hasi, ati ntabwo ari ibintu nari napanze kandi umbabarire, ati umbabarire mwana wanjye. Barakwereka uyu mwana disi yafashe nyina we, arangije aramwegura aramubwira ati kamujyane kwa muganga barebe ko disi ko nta kibazo waba uhuye nacyo gikomeye cyane. Ndebera ngo arasiga umugore we babyaranye, arangije afata nyina, ndetse ubuse abaye ari weho wakora iki? Nicyo kibazo cya mbere manza nkakubaza, utubwire muri komenti abaye ari wowe wakora iki. Nuko yagize gutya disi uriya musore yamanuye nyina kuri izi sikariye, amumanura neza cyane yitonze gake gake. Ukurikirana akantu ku kandi, nakubwiye ngo ahangaha ni kuri Kaba Films. We kora subscribe tubane umunsi ku munsi. Uyu musore nta kindi yakoze, nyuma yo kubona yuko nyina ari ufite agaciro kurusha umugore we, yatabaye nyina
arangije amuzana gake gake nyine mu buryo busa nkaho nyina yavunitse. Ukurikirana akantu ku kandi, nakubwiye ngo nyina yifunikishije kugira ngo ataza kuza guha ubufasha uriya mukazana we, bivuze ngo yanga umukazana we kube. Ubwo ngubwo uyu mugabo umwana disi w'uyu mudamu arangije abwira nyina ati mama, ati se kuko wamfashije nanjye byibuze ukamfata ukankomeza nkareba ko natabara disi madamu wanjye, ati koko ndamusiga ahangaha, ati urumva byumvikana ko namusiga, ati nubwo ari umukozi wacu wo mu rugo, ati nubwo namuteye inda ari umukozi wo mu rugo, kandi umbabarire byibuze nawe mutabare nyagasani. Uyu nguyu yasigaye ahangaha byamucanze, asigara afite agahinda kenshi. Uno musore ati ndakwinginze, ati reka banze nkugeze mu modoka, ati byibuze ngaruke ndebe ko namufasha. Uyu nguyu ararakara nyine, mama we aramubwira ati mwana wanjye rero, ati ndagira ngo umvane ahangaha unjyane kwa muganga byihuse, ati uno mukozi wacu wo mu rugo nta gaciro afite gakomeye cyane, ati ni njyewe ufite agaciro, rero wikomeza gukuninza uninza ahangaha. Nuko bafashe urugendo baragenda, gusa witegereze neza witonze. Uyu mudamu uburyo agiye ameze, agiye yishimye, ameze nkaho yishimiye ibyo umwana we akoze, bivuze ngo ibi ni ibintu bari bapanze abangaba. Uyu nguyu asigara ahangaha yibaza uburyo ari buze kugera kwa muganga, yibaza ubufasha ahantu arabukura. Atangira kuvuga ati mana yanjye byibuza uyu munsi bwa rimwe ndakwinginze mfasha, ndebe ko ndaza kubona ubufasha, byibuza nkaba nabona nk'umuntu mfasha akamvana. Ati ntabwo nari nzi ko ninza gukora muri uru rugo bizangendekera gutya nyagasani. Yaje gukora mu rugo birangiye bamuteye inda, nibwo byaje kuba ikibazo gikomeye cyane, ubwo nyirabukwe yamwangaga cyane, avuga ati umukozi wo mu rugo nta kuntu umwana wanjye yamutera inda ndetse ngo babane. Ntabwo ari ibintu uyu mukecuru yigeze yishimira mama w'uyu musore. Gusa uno musore nta kindi yakoze, nawe niyo mahitamo yonyine yari afite yo kuba yatabara. Nakubwiye ngo kurikirana aka gasobanuye, uraza kuza gusobanukirwa akantu ku kandi. We kana subscribe hasi ukandira like niba wakunze ino video. Barakwereka uyu nguyu asigaye ahangaha, asigara yibaza ibimubayeho, asigara yibaza ibyo yakoze, akambakamba byamucanze nyine, nawe yibaza aho arerekeza, yibaza uko biraza kugenda. Byari ubuzima bugoye ahangaha, sinzi ngo waharenga ute. Agenda avuga ati mana yanjye koko, ese koko ubu muransize, mwamfashije mukamvana ahangaha, ati ko ndi kumva ibintu bikomeye cyane kandi ndi kumva byandenze, mwamfashije. Nuko yagize atya, aza gake gake asohoka byibuza ngo arebe ko hari uwamufasha. Ni ibintu bikomeye cyane. Ati mana yanjye ndakwinginze uyu munsi byibuza, ndakwinginze bwa none mfasha, ntabwo nzongera gukora amakosa nk'aya. Ese yaba yarakoze ayo makosa? Asohoka gake gake, asohoka ashinyiriza. Gusa barakwereka ahangaha wa musore akimara kugeza nyina hanze, amaze kumushyira mu modoka, igisigaye ni ukumujyana kwa muganga. Ikibazo uhise wibaza, ese aratwara uno mukozi wabo wo mu rugo nawe bamujyane kwa muganga? Uyu mukozi wo mu rugo aravuga ati ndabinginze mumfashe, ndabinginze ni mumfashe rwose, mumvana ahangaha, ndabinginze mumfashe. Ati nkeneye ubufasha bwanyu kugera ku isaha, ati kandi murabizi ko nta bundi buryo nabasha kugera kwa muganga ngo barebe ko nta kibazo inda yanjye yabihuye nacyo. Uyu nguyu asigara nyine avuga ati mama, ati kuko nkora iki ko numva byandenze, ati se uno mukozi wacu wo mu rugo tumusige tumwihorere? Ati ko aricyo kibazo cya mbere ndi kwibaza, tumusige tumwihorere, ni twebwe twigendere nyine tumwihorere, ati ngiye ko numva byandenze. Uyu nguyu aravuga ati mwana wanjye urabizi ko ubuzima buhenda, kandi urabizi ko mfite imitungo myinshi, mfite amafaranga menshi, ati kandi urabizi ko njye nta kintu nabasha gukora, ati vuba vuba we twara imodoka tujye kwa muganga bamvure bare ko nta kibazo naba mpuye nacyo. Undebere umutima w'uyu mudamu, aho kugira ngo afashe umukozi wabo mu rugo yaramusize, bamusiga ku muhanda biramucanga, asigara ahangaha afite ikibazo gikomeye cyane, avuga ati koko ibi ngibi bigenze bite?
gute? Ati ntabwo nari nzi ko ubuzima bwancanga bikagera disi naho abana b'abakire bamfata nk'igikinisho cyabo. Nyagasani, barakwereka bakimara kwinjira mu modoka, uyu nguyu yagize gutya yegera ku kirahure byibuza aravuga ati kuko wamfashije, ati ntabwo uzi ejo bundi kuntu twari tumeranye neza, ati kuba ndi umukozi wo mu rugo nicyo kintu ngiye kuzira, ati ndebera kuntu munsize ahangaha kuntu nsigaye meze, ati se koko ubu nimfasi birabakorahora, ati mwamfashije mukanjyana kwa muganga ko numva mfite ikibazo gikomeye cyane. Uyu nguyu arabyumvira nyine nabitekerezaho, akomeza disi kumutakira ati ndakwinginze mfasha, nyumva byibuza umfashe bwa rimwe ndebe ko biraza kugenda neza, ati ndakwinginze mbikuye ku mutima, ati byibuze sinzi ngo ni iki nabona naguha. Uyu nguyu ati nta kindi kintu nagufasha, ati cyakoze nugira amahirwe uraza gukira, ati mama wanjye niwe w'ingenzi, naho wowe uri umukozi wacu wo mu rugo, ibyo ngibyo uzajya ubimenya, sibyo? Ibyo uzajya ubimenya, njye nta kintu nagufasha habe na gatoya, ati uko wagenza kose uko wakigira kose, ati mama wanjye ararenze mama wanjye arakomeye kukurusha, ndetse ibyo ngibyo uri kwigira ni ibintu byoroshye cyane, ndetse njye nta kintu nagufasha. Uyu nguyu ati kandi kugira nabi bizabagirira ingaruka zitari nziza, ati kugira nabi kwanyu bizabagira ingaruka zitari nziza, nyine bizabagiraho ingaruka zitari nziza. Arangije aravuga ati byibuza niba wanze kumfasha, ati nta kuntu wahamagara byibuza n'uwamfasha, biranga. Aravuga ati nta kintu nagufasha, ati ubu tuvugana nta kintu na kimwe nagufasha, usigara aho ngaho. Nuko disi uyu musore nubwo atwaye imodoka, undebere neza witonze isura ye, nubwo atwaye imodoka ntabwo yishimiye ibyo mama we yamutegetse. Nyagasani, yasigaye disi ubwo yasigaye ahangaha. Uyu mudamu, uriya musore nta kindi yakoze, nyine yatwaye nyina. Hari amafaranga disi ngo niko bigenda, ngo ntago amafaranga ariyo ngo amafaranga mundi mu buzima ngo niyo ayoboye isi. Bivuze ngo uyu nguyu asigaye ahangaha kwa karengane disi kuriya mudamu, nuko nguko yasigaye ahangaha. Ese biraza guherera hehe? Asigaye byibazaho, biramucanga, biramuyobera, zimwumira, asigara yibaza aho arerekeza, yibaza uburyo ari buze kugera kwa muganga. Arangije ati mumarayika wanjye, ati ndabizi ko hari igihe bijya bikomera bikagera ahangaha, byibuze ukamfasha. Ese wamfashije mana yanjye, byibuze nkareba ko nagira kwa muganga ndi muzima. Nyagasani, we ndebera ngo imodoka iragenda, uyu mukozi wabo mu rugo wahuye n'ikibazo gikomeye cyane, wanyereye akikubita hasi, bakamusiga bakamwihorera. Arangije aza gake afite ikibazo, yibaza uko biraza kugenda, ati kuko mana yanjye biraza kugenda bite, kari ikibazo gikomeye cyane, ati ndaza kubacikira hehe? Ese biraherera hehe? We nakubwiye ngo komeza urebe ino nkuru, ndabizi neza ko uraza gusobanukirwa akantu ku kandi. Twakabazaniye kameze neza, ndetse nubwo hari ibintu bitari byiza byabaye muri ino nkuru, nakubwiye ngo ahangaha reba witonze urasobanukirwa. Yasigaye ahangaha nyine biramucanga, biramuyobera, yibaza icyo ari buze gukora. Ese biraza kugenda gute? Agenda gake gake, nta rubaraga afite, ari kugenda yitonze disi, agenda aririmba akaririmbo gatuje avuga ati mana 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 biraza kungendekera gute? Ati iby'uyu munsi ko byakomeje kuba ikibazo, ati urw'uyu munsi ndaza kurucikane, ati dore ko nigenje. Yatangiye no kugenda akambakamba, ndetse kugira ngo yoroshye urugendo rwiwe yatangiye gukambakamba gake gake ngo arebe ko byibuza ari buze kugera ku bitaro, ari buze kugera kwa muganga. Yatangiye gukambakamba gatoya, ndebera umudamu utwite ngo aratangira gukambakamba ahangaha mu muhanda, ahangaha ahantu habi cyane hameze gutya. Sinzi ngo biraza kuza guherera hehe? Ese birarangira bite? Ahangaha nakubwiye ngo ni kuri Kaba Recap. We kora subscribe kandi like, ubundi dukomeze tukarebere hamwe ibintu bimeze neza, ndetse usige n'igitekerezo cyawe ahangaha muri komenti, utubwire n'ukuntu wabonye ino nkuru, ndetse byaba byiza usharinze n'abandi ukabereka kuri ino video
ibintu bigakomeza kuba ubutamu. Barakwereka bidatinze hari undi musore wagize gutya ari kwigendera, arangije aramubaza ati byagenze bite, byakugendekeye gute? Ati ko mbona uri kugenda ukambakamba. Uyu nguyu ati ndakwinginza tubu nta kintu nabasha kuvuga. Arashinyiriza nyine biratyo, arashinyiriza nyine arambwira ati nta kintu nabasha kuvuga, ati mpuye n'ikibazo gikomeye cyane, ati ibise biramfashe, ati none nabuze umuntu mfasha. Ati se birashoboka ko wamfasha byibuza ukaba wangeza kwa muganga nyagasani? Biramucanga ati byibuze wamfashije, ati ko banze kumfasha byibuza ngo bangeze kwa muganga, ati niba bishoboka kandi ukaba ufite ubushobozi wamfasha nyine ukangeza kwa muganga. Ati kandi urabona ko ndababaje, ndi mu byago bikomeye cyane. Uyu musore uri ahangaha amubwira ati ibyo byose ibyo nta kibazo, ati we kandi humura kuba ugeze mu maboko yanjye, ndagufasha byibuza uragera mu rugo amahoro, kandi we ntuze kugira ikibazo. Ati ngenda hari ngomba kugufasha rero ukagera mu rugo amahoro, ati kandi byizere. Uyu nguyu ati waba ukoze cyane umfashije ukamvana ngaha muri uno muhanda ndi muzima, byibuze ukanjyana kwa muganga nkareba ko byibuza inda yanjye itaba yagize ikibazo, nazagushimira. Ati waba ukoze neza kandi Imana yazakumera umugisha. Ndebere neza witonze, nakubwiye ngo aka nagasobanuye k'urukundo ndetse kavanzemo n'amarangamutima menshi cyane, ndetse wowe ushaka ukareba ubu bikaba byaba ngombwa kurira bitewe n'uburyo uri kukabona. Uyu nguyu arangije uyu musore ati we humura, ndabizi neza ko buri kimwe cyose kijya ku murongo. Ati kuba ugize amahirwe ugahura nanjye, ndagufasha ndakugeza kwa muganga, kandi ndabizi ko umwana wawe utwite ndetse nawe biraza kugenda neza. Ati we ntugire ikibazo, njye ndahari ku bwawe. Ati ahubwo tugende. Batangiye kugenda gake gake, ukurikirana akantu ku kandi. Nakubwiye ngo ahangaha disi ino nkuru ushobora no kuyireba ubaye uri umuntu ugira umutima woroha, ukaba warangiza kuyireba ukanarira, ndetse bitewe n'uburyo ikoze nyine urabona ko irimo emosiyo nyinshi cyane. Nyagasani, ese kararangira gute? Barakwereka ahangaha haciyemo igihe kitari gitoya, hari uwari urimo arakubura hafi ahangaha, arimo arakubura nk'ibisanzwe nyine, ntabwo turamenya ngo ninde ari gukubura.